Duherukana mu gice cya 8 bwa nyuma na nyuma Denise agarutse kitaraganya akatugwa hejuru Sandra yambaye ubusa yangereye cyane. Dani, reka ngusobanurire. Ntabwo ari byo utekereza. Ntacyo nakoraga nuko gusa ni uko niko nari iminwa karahava ngira ngo nisobanure, ariko mbura ibyo mvuga nibyo ndeka. Ningingira Denise kunyumva, ariko yari yarenzwe n'ibyo yabonaga yabaye nk'umusazi. Ubwa mbere natekereje ko agiye gukubita Sandra agatangira kumutanyagura, ariko Denise ibyo ntabwo yabikoze. Ijisho rye ryibanze kuri njye, ariko ntabwo byari amakosa yanjye rwose. Sandra niwe wansunikiraga muri icyo gikorwa, maze Denise arushaho kuba amuzane iwacu. Sandra amaze kwambara imyenda ye, Denise yarasohotse azana abana, afunga umuryango usohoka mbere yo gukuramo urufunguzo kugira ngo hatagira umuntu muri twe usohoka. Yajyanye abana mu cyumba cyabo maze bahugira muri animasiyo bakundaga, nuko Denise arasohoka akinga icyumba cyabo. Muri icyo gihe natekereje ko Sandra yakagiye gufata ibintu bye byose kugira ngo ashobore kuva mu rugo agende, ariko Denise yari yagumanye imfunguzo. Yansize mu cyumba cy'uruganiriro ndi kumwe na Sandra ya Satani yari yansuye asubira mu cyumba twararagamo. Sandra yinjiye mu cyumba yararagamo asohora imyenda, asohoka afite ibintu bye byose, ariko nyine ntiyari gushobora kugenda kuko urufunguzo rwari rufitwe na madamu. Natinye kujya mu cyumba ngo ndebane na madamu Denise, birashoboka ko yari arimo arira cyangwa arira bucece mu cyumba kuko atigeze atekereza ko nzamuhemukira nk'uko nabigize. Yari yanyizeye bidasubirwaho amfata nk'umutagatifu. Ni gute nshobora kumwemeza no gukuraho amakosa yanjye yose nkongera kugaragara nk'umwere mu maso ye? Byari bidashoboka. Ibintu byinshi byari bimaze kugenda nabi cyane, kandi ntibyashobokaga na rimwe gusubiza ibintu mu buryo. Amaherezo nishatsemo imbaraga nishyiramo akanyabugabo ko kujya mu cyumba twararagamo. Ngezemo nsanga umugore wanjye atarize, gusa yari ahagaze ku idirishya yitegereza ubusa. Nagerageje kumwinginga mubwira ko ibyo atekereza atari byo, mwibutsa ko yinjira yasanze ntacyo turi gukora, kandi ko nari nyambaye imyenda yanjye. Ni mu by'ukuri nari. Denise yahubutse nk'ikizu, yivamo urushyi rwiza rushyushye no kwitama ngo pya. Ntariyumvisha ibibaye nkoraha nkubise, numvise indi nkuba y'urushyi ikubitira mu musaya wanjye. Denise yahise ambaza uko mufata, ambaza niba mufata nk'ikigoryi, ati mu by'ukuri mfata nk'umupfapfa sibyo? Ati nari mbizi, nari nzi gusa ko hari ikintu kirimo kujya mbere ntaramenya. Ejo wakoze ibintu bidasanzwe, kandi niyumvagamo neza muri jye ko hari ikintu cyabaye hagati yawe na Sandra. Wamujyanye ku buriri bwacu bw'abashakanye ucyumva ijwi ryanjye uhitamo kumuhisha mu bwiherero. Ndabeshya? Nahise nsubiza madamu nihagazeho, nibyo ntabwo ari ukuri. Ntabwo namuzanye ku buriri bwacu bw'abashakanye. Nari ndi koga nibwo yinjiye ntamuhaye ikaze mu bwogero. Sinigeze mubaza ngo nkivuga ibyo Denise yahise amfuka umunwa ngo ningabanye kubeshya byarangiye. Ati niteguye kwirenga nkarahira ubuzima bwanjye ko witwa umugabo wanjye atandukanye n'abandi bagabo bitiranya gushaka no gushodekana n'amahabara. Ngo ko yanyizeye ni gute natinyutse kumutenguha. Ngo yaduketse amabinga twembi, yiyemeza kudutega umutego, none dore uradushibukanye tubaye nk'imbeba zifatiye muri rwagakoco. Ngo twembi twafashwe mu mutego we. Ngo Denise yari yumvise ibyo yambwiye byose ari hanze y'umuryango. Denise yambwiye ko yibwiraga ko imikino twari turimo amaherezo azayivumbura, ariko ngo ntabwo yari azi ko biraba uwo munsi. Ambwira ko abonye ko nayipanze gutuma azana indaya yanjye mu rugo rwacu ngo izinyegere. Ngo yatekereje ko ari mugenzi wanjye dukorana mu kazi, ngo ukeneye ubufasha kugira ngo amenyere umujyi wa Kigali, ngo none nyuma yo kumusanga mu biro byanjye ngo dutinyutse no kumusuzugura dusambanira ku buriri bwe. Ambwira ko nta mugabo wundi wakorera umuryango w'amarorerwa nk'ayo, akabaza umugore ako kageni ngo ni umugabo uteye ubwoba, umugabo utagira umutima, umugambanyi, umuhemu mubi, Satani nzima. Ngo yeretse Sandra abana bacu, amwereka n'urugo rwacu, ngo yibwira ko ari umuntu muzima naho n'inzoka. Denise yambajije niba nifuza ko Sandra amwicana hamwe n'abana bacu kugira ngo tubone uko twisanzurana. Ngo Imana yashyize ahagaragara amarorerwa yacu. Denise arahira ko ari bwice Sandra n'amaboko ye, ngo twibeshye kuba duhemukira tutamuzi neza, ndetse yongeraho ko nanjye ubwanjye ntaza kubirokoka. Nkimara kumva amagambo akomeye y'umugore wanjye Denise, nagiye ku mavi nsaba umugore wanjye kumpa imbabazi kubw'amafuti yose nari naramukoreye. Nashakaga kwerekana uburyo rwose mbabajwe no kuba naramutengushye nkamuhemukira nta kosa yankoreye. Ntabwo numvaga nashobora kugira icyo nkora ntafite umugore wanjye hamwe n'abana bacu. Nari nzi ko namuhemukiye akantera icyizere kandi nkamubariza umutima. Urebye ukuntu yari yarakaye, iyo Denise aba afite imbunda yari kuyishyira ku mutwe wanjye akandasa. Ninginze Denise madamu nti nyamuneka babarira irya none. Nashakaga kukubwira ibya Sandra hakiri kare, ariko nkatinya ibizavamo, kandi ibi nibyo natinyaga cyane, none dore icyo bimbyariye. Ngira Denise ko nahuye na Sandra i Butare mu mezi make yarashize, kandi ko nicuza kuba naramwitayeho kuva icyo gihe. Mubwiza ukuri ko ntamutumiye i Kigali cyangwa mu biro byanjye, ahubwo ko yaje kubwe yibwirije arangisha inzira igana aho nkorera. Denise yahise amakanira atoya ye, kandi waryamanye nawe mu biro byawe? Yego mama, ndabibona, mu by'ukuri wakoze cyane. Icyumba cye cya hoteli n'ibiro byawe ntabwo byari bihagije, wanyemereye kumuzana mu rugo kandi wari wishimiye cyane kumubona hano.
yaba wicuza ibikorwa byawe wakabaye warasabye Sandra kuva iwacu ariko ntugeze ubikora ahubwo wakomeje gucumekana nawe muri weekend yose. Mu nzu yacu imbere yanjye nta soni mugakora ibyo mushaka, inshoreke yawe iri iwacu kandi ntacyo wakoze, ahubwo warishimye ukamujyana ku buriri bwacu bw'abashakanye ukamuhisha mu bwiherero bwacu bwite, ukaba wanze kujya gusenga uyu munsi kugira ngo mwembi mushobore gukomeza aho mwari mugereje ejo. Nasubije umugore wanjye ko ntishimiye kuba Sandra ari iwacu, ntinageragezaga kukuburira ariko rwose ntubyumve, kandi rwose niba ubyibuka narabikoze. Mu by'ukuri wamwemereye kwinjira utabimbwiye. Mbwira madamu ko natinyaga ko nshobora kumusaba kuva mu rugo, maze Sandra agahitamo kuntamaza. Denise mukundwa, ntabwo najyanye Sandra kuryamana nawe mu buriri bwacu. Yaje kunsanganira mu bwiherero bwacu mbere y'uko ugaruka uvuye guhaha. Natinye ko dufata kuko natinyaga ko ushobora kutazigera mbabarira. Rwose nakabaye narakubwije ukuri ku gihe mbabarira. Rwose ndakwinginze mbabarira irya none. Madamu Denise yanyuzeho asohoka atumvise kwinginga kwanjye. Mpita mpaguruka ndamukurikira, yagiye mu gikoni avamo yitwaje umuhini, maze asohokera aho Sandra yicaye asobekeranyije amaguru hamwe n'igikapu kiri iruhande rwe. Denise yihutiye kujya kuri Sandra aramwegera amurakariye cyane. Batangiye kurwana ariko nari nzi neza ko umugore wanjye aranesha iyo nda yanyibasiye ngo ni Sandra. Yarakubise akomeza gukubita Sandra wagerageje kwirwanaho ariko Denise akamurusha imbaraga. Nanjye naramuretse aramuhonda ngo amwumvisha mu maremo irari no kubahuka umugabo w'abandi. Sandra yarantakambiye avuga izina ryanjye ngo mukize ariko ndaceceka. Nabanje kumwihorera ngo Denise abanza muhane, madamu atagira ngo ndamushyigikiye. Abana basohotse mu byumba byabo baje kureba imirwano ibera hagati y'umugore wanjye na Sandra, mbasubiza mu cyumba cyabo mbasaba kutongera gusohoka. Denise yamukubise umuhini kugeza Sandra yikubise hasi. Nabonye Sandra yikubise hasi ndatabara ngerageza gukura umugore wanjye hejuru ya Sandra kuko yari yamwicaye hejuru amuhuragura. Denise yari ahagaze arampindukira n'uburakari. Erega nanjye yatangiye kunkubita ati waje gukiza indaya yawe rero. Denise yarankubise kugeza anogeje, nanga kumurwanya. Ubwo nibwo yanakomezaga kumpamagara amazina atandukanye mabi. Icyo nashakaga gukora ni uko areka gukubita Sandra gusa kugira ngo aze kubona uko aza gusohoka mu rugo rwacu atabaye inoge. Numvaga byaba byiza kurutaho ko yagenda kuruta kumukomeretsa kubera uburakari. Denise ntiyigeze anyurwa, arangije kunkubita yasubiye kuri Sandra n'imbaraga zose aramuhuragura cyane ashaka kumwica. Denise abwira Sandra ati ninde waguhaye ubutwari bwo kwinjira iwanjye ntabwo ukagerageza kwigarurira umugabo wanjye? Wari ukwiye kubanza ukabaza mbere yo kwinjira mu rugabo rw'intare di. Ugomba kuba uri umudamu w'umusazi gutinyuka kwinjira ushize amanga muri iyi nzu nyuma y'ibikorwa byawe byose bidafite agaciro kandi byanduye wakoranye n'umugabo wanjye. Wibwiraga ko ndi umuswa ntazigera amenya ibibera munsi y'izuru ryanjye? Yewe reka nkwereke Sandra kuko uyu munsi ndaguha isomo, ndaguha ikigo kugira ngo utazongera kubaho mu buzima bwanjye ukongera gukandagira ku butaka bwica. Ndagukosora ku buryo utazongera na rimwe mu buzima bwawe gukururuka ku bagabo bubatse cyangwa ngo usunutse utuzuru hafi y'ingo zabo. Sandra yavugije induru ngo nimukize umugore wanjye wasaze ugiye kumwica. Asaba Denise kumureka akigendera ati fungura umuryango kugira ngo nsohoke ngende, birashoboka ko ntwitiye umugabo wawe kandi ntabwo nkwiye gufatwa nabi gutya. Reka kunkubita rwose, umugabo wawe niwe wantumiye i Butare, yinubiye ukuntu witwara nabi mu buriri kandi yarankeneye ngo mushimishe. Nakoze ibyo nagombaga gukora kugira ngo utazarambira umugabo wawe mpaka. Wakabaye unshimira ko kunkubita gutya. Umugabo wawe ntashobora kubaho tutari kumwe. Arankunda kandi arankunda cyane kukurusha. Yego kandi yari nabinyibwiriye. Nyumva amagambo ya Sandra numvaga nshaka kwifatanya na Denise ngo duhuragure Sandra. Yari arimo kumbeshyera. Nifuzaga cyane ko yava iwanjye ariko Denise yari yiyemeje kumuha agasopi ishariye. Nubwo Sandra yavuzaga induru, Denise yakomeje kumukubita umuhini nta mpuhwe. Amubwira ko amushimiye ko yakoresheje intoki ze ziroga n'umubiri we mwiza n'igitsina cye agashobora gukiza umugabo we kurambirwa. Madamu Denise abwira Sandra ko ntigeze murambirwa kuko iminsi tumaranye kugeza aho mbyariye abana babiri atari mikeya kandi twari tubanye neza. Ngo byose arabimushimira akoresheje uwo muhini. Ati ndagushimira ku buryo utazigera wibagirwa uyu munsi mu mateka yawe. Ndagufasha gukuramo buri kimenyetso cyose kigaragaza ko utwite. Urabindatira nk'aho njye nabyaye bakeya. Ushobora kuba waketse ko ahangaha ari nk'i Butare, wavuye aho utuye mu mahoro hanyuma urazamukuza i Kigali gushaka umugabo wubatse nta soni. Mbega ukuntu ugira isoni nke. None winjiye mu rugo rwe aho atuye n'umuryango we. Erererere Sandra ndakurimbura uyu munsi. Iryo rari rikuzengurukamo ndarihindura ubusa uyu munsi kuko ndabanza nkakumvisha mbere yo kukureka. Denise yakomeje gukubita Sandra kugeza adashobora kurwana cyangwa gutaka. Ijwi rya Sandra ryaracogoye. Nageragezaga gusaba Denise kumureka ariko akanga. Sandra yavaga amaraso kandi umubiri we wose wabaye ibikomere. Natekereje ko yapfuye kuko ntongeye kumva induru cyangwa gutaka ariko Denise ntiyahwemye kumukubita, yari yabaye nk'umusazi. Umuhini yarimo gukubitisha Sandra wacitsemo kabiri, hanyuma Denise akomeza kumukubitisha igice yari asigaranye mu ntoki. Nabonye ngomba kwihutira gukura Denise hejuru ya Sandra wari utagifite ubuzima. Denise yari ampindukiriye atangira kongera kunkubita kandi namusabye kubihagarika. Nabonaga bishoboka ko yaba yishe Sandra wari ugikomeza kuvira amaraso hasi muri salo, ariko Denise yari yavuze ko atabyitayeho kandi karamwica kandi ko nanjye yakanyisha abaye afite imbunda. Amaze kurambirwa kunkubita yasubiye mu cyumba
nashakishije urufunguzo rwo gukingura urugi, ngomba gukoresha urufunguzo rwanjye bwite ngo mfungure. Nakoze kuri Sandra numva aracyahumeka, ariko afite intege nke kubyo atashoboraga kubyuka. Nafashe urufunguzo rw'imodoka maze nsohora Sandra amushyira mu modoka yanjye, mbere yuko Denise asohoka agakomeza kutudiha. Numvaga Sandra aramutse apfuye bizanjya ku mutwe kuko ari njyewe nazanye ibibazo byose mu rugo rwanjye. Ibintu nashoboraga kuba naririnze, kwishimira iminota mike hamwe na Sandra Butare, none bikaba bivuyemo ishyano rimeze gutya. Nari nkwiye kuba narabwije ukuri umugore wanjye kare, nubwo byari gufata igihe kinini ngo mbabarire, ariko amaherezo yari kuzabikora, kandi ibyo ari byo byose ntibyari kugera kuri iyi ntera. Nakomeje kugira ubwoba ubwo nabonaga umwe mu mitsi ye ku ijosi rya Sandra ududubiza amaraso cyane. Mana ndakwinginze ntureke Sandra apfira mu maboko yanjye. Nasabye Imana kandi gutuma Denise ambabarira kandi nyisaba kugarura ituze mu rugo rwacu, ibintu bigasubira uko byahoze. Nasabye Imana imbabazi nkumva wangisha uko nasenga Imana ikanyumva namugororera. Nasenze ntuje mu mutima wanjye ubwo namanukanaga mu bitaro Sandra aryamye ntambike ku ntebe y'inyuma mu modoka yanjye atagira ubuzima na buke. Numvise atangiye guhumekera hejuru ngira ngo birarangiye. Inshuti bakunze Bukombe TV, naho igice cya 9 kirangiriye. Turagushimira abo bakunze ibice byabanje kandi ukaba ukomeje gukurikirana inkuru yacu. Niba ari bwo bwa mbere wumvishe iyi nkuru, turakurarikira gukurikira ibindi bice by'iyi nkuru twamaze gushyira kuri iyi channel. Turakwibutsa kureba hepfo gato y'iyi nkuru kugira ngo wandikeho ubutumwa bwawe utubwire uko wayakiriye, uko yagufashije, ndetse unayisangiza abandi niba koko wumva hari icyo yabungura. Uwabwira urukundo n'urukumbuzi rwacu, mwaseka ari kirasa mu gashido karirenze. Nari mpore bukenewe, murakoze cyane.